munsi twigarukiye kuri bya biganiro byacu cyane cyane byibanda muri Middle East cyangwa se tureba kuri geopolitique ariko yo muri Middle East ariko n'isi muri rusange. Kubera ko n'ubundi conflict cyangwa se amakimbirane ari muri Middle East reflectinga cyangwa se agira ingaruka kuri buri muntu wese utuye kuri iyi si. Reka maze mubaze ikibazo kimwe. Utekereza iyi ntambara iri hagati ya Iran na Amerika, aho Amerika ifatanyije na Israel, cost cyangwa se igiciro kigendaho, utekereza ko ari nde ukishyura? Utekereza Amerika? Utekereza Iran? Ese utekereza ko ari nde wishyura kino giciro? Ye tugiye kubana, nitwa Mupenzi Eric. Reka dufatanye mu busesenguzi cyangwa se mu kwanaliza ino situation, turebe ngo ninde wishyura kino giciro. Mu minsi 10 ya mbere y'intambara, byibura ibintu byose ku isoko ry'i Burayi byazamutseho 50%. Ibikomoka kuri peteroli byonyine byazamutseho 27%. Nukuvuga iki? Nukuvuga ngo mu minsi 10 habayeho additional ya biliyoni 3 z'amayero zishyuwe na taxpayers bo mu Burayi. Uratekereza ezo biliyoni 3 zagiye mu kihe gihugu? Zishyuwe na taxpayers b'abanyaburayi. Ubwo twirinze Aziya, twirinda Amerika, twirinda Afrika. Nukuvuga mu minsi 10 gusa ya mbere y'amakimbirane hishyuwe biliyoni 3. Reka tubyumve babyivugira. Since the beginning of this conflict, gas prices have risen by 50% and oil prices have risen by 27%. If you translate this in euros, the 10 days of war have already cost European taxpayers an additional 3 billion euros in fossil fuel imports, additional. That is the price of our dependence. We have energy sources that are homegrown, renewables and nuclear. Their prices have remained the same over the last 10 days. Yet in current crisis, some argue that we should abandon our long-term strategy and even go back to Russian fossil fuel. Uyu munsi wa none Amerika niyo exporter ya mbere cyangwa se niyo iri gucuruza oil nyinshi cyangwa se ibikomoka kuri peteroli byinshi ku rwego rw'isi. No kuvuga ngo kugeza uyu munsi ubu ngubu niyo ya mbere iri gucuruza peteroli nyinshi. Uratekereza ko byatewe n'iki? No kuvuga ngo ubundi twatuzi ko cyangwa se byari bizwi ko byibura igihugu cya mbere gicuruza peteroli nyinshi ku isi ari Arabia Saudite, hagakurikiraho Uburusiya ndetse na biriya bihugu byose byo muri Middle East, Amerika cyangwa se USA yari iri kure. Ariko uyu munsi ni ukuvuga ngo niyo Amerika niyo oil exporter ya mbere, aho byibura iri gucuruza buri munsi utugunguru miliyoni 10.5. Ni ukuvuga buri munsi. Uribwira ko mu kwezi ari zingahe iri gucuruza? Ni ukuvuga ngo mu kwezi urumva turafata 10 miliyoni 10.5 bya buri munsi, dukube n'iminsi 30, urasanga byibura bari gucuruza byibura amake ya nyuma utugunguru 375. Ubwo ni ukuvuga ntabwo mvuga utugunguru, ndimo ndavuga biliyoni za barrel. Ni ukuvuga iki rero? Ni ukuvuga ngo Amerika irimo irungukira muri iyi ntambara. Kubera iki? Kubera ko ibiciro byarazamutse. Imera yo urumva yirwa ishinja Iran gufunga umuhora wa Hamuzi, ariko yo niyo iri gucuruza peteroli nyinshi ku isi kandi ku giciro gihanitse. Amerika niyo ngiyo
kandi ntabwo kugeza uyu munsi ntabwo nyine nta muntu ntabwo ushobora kubisanga mu matangazamakuru biri gukureninga ibyo bintu cyangwa se ngo bafate Amerika nk'abantu nyine bakoresha cyangwa se bashyiraho intambara kugira ngo bayibenefitinge. Urumva, ubundi tubona ko byibura ibihugu bya mbere ku isi bifite icyo twita reserve oil nyinshi. Ku mwanya wa mbere tubonamo Venezuela. Venezuela muzi ibintu byabaye, Amerika ikagenda igashimuta perezida wabo ikamutwara. Noneho hagakurikiraho Saudi Arabia cyangwa se Arabia Saudite ikora cyangwa se ifite reserve biliyoni za barrels biliyoni 267, mu gihe Venezuela ifite 303. Ubwo ni ukuvuga ni biliyoni. Hagakurikiraho Iran. Ni ukuvuga ngo mugende mureba bino bihugu byose bifite peteroli nyinshi, niba atararazi cyangwa se niba atarabafatanyabikorwa ba Amerika, ubwo ni ukuvuga ngo barahita bahinduka target kuri Amerika. Noneho tugakurikizaho Iran ifite utugunguru biliyoni 208, niyo reserve ya Iran. Ubwo urumva ni ya gatatu ku rwego rw'isi. Reba ibiri kubayo. Noneho tukareba Canada ifite 163, ni ukuvuga ni biliyoni barrels. Hagakurikiraho Iraq muzi ibyabereyeyo. Nababwiye ko Saddam Hussein yari afite gahunda yo kugira ngo atangire acuruze peteroli yiwe mu mafaranga y'amayero. Kubera iki? Ni ukuvuga kubera ya politike ya petrodollar. Icyakurikiyeho ni iki? Icyakurikiyeho ni uko Amerika yagiye kubasenya kugira ngo nyine idolari ryabo rikomeze rebooming. Nawe utekereza ino ntambara, niba wari tuvuge sinzi, fata umwanya mutoya wenda n'ubwabo umunota umwe ukoresha ubwonko utekereze. Ni ukuvuga iyi ntambara iyo uyirebye urareba ugasanga Amerika yo ibishaka kungukira mu buryo butandukanye. Niba tuvuze ngo niyo iri gucuruza peteroli nyinshi ku isi, wibuke ko iyo peteroli yazamutse mu giciro cy'iki, mu giciro cy'amadolari. Ntabwo yazamutse mu giciro cy'iki cy'abantu cy'indi currency, kubera ko tubona ko isi ikoresha idolari nk'aho ari ryo reserve currency y'amabanki y'isi. Igiciro cyarazamutse, noneho kizamuka mu madolari. Turimo turareba claim cyangwa se turavuga wenda ku buryo i Burayi tubona ko mu minsi 10 gusa abanyaburayi bari bamaze kwishyura biliyoni 3 z'amayero ziyongereye ku giciro cyari gisanzweho, aho bari bamaze byibura imyaka itari munsi y'icumi ibiciro biri stable, ariko hiyongeyeho biliyoni 3 mu gihe cy'iminsi 10 gusa. Izo biliyoni nubwo twatranslatinze mu mayero, ariko bivuga ko ari biliyoni ziri mu ki, ni biliyoni zirimo, ni ukuvuga ngo shyira mu madolari. Noneho usanga n'amafaranga menshi, kuko ayo madolari kugira ngo aboneke cyangwa se ayo mayero nuko agomba kuba translated mu madolari. Yamara kuba translated mu madolari, noneho bakabona kujya ku isoko mpuzamahanga. Sinzi wenda kino kintu kucyumva wenda bishobora kuba bigoyemo gakeya, kubera ko birasaba wenda kuba ufite IQ ijya kuba hejuru, ariko nawe witonde ubitekerezeho wumve. Urasanga noneho Amerika yaringukiye muri iyi ntambara mu buryo buri double. Noneho twaba tugeze kuri Iraq ifite utugunguru 145, ubwo ni biliyoni za barrels turi kuvuga ko ari reserve ya oil bafite cyangwa se ya peteroli. Ubwo ni 5. Noneho 6 harakurikiraho United Arab Emirates ifite 113, ubwo ni kuva biliyoni barrels. Hagakurikiraho Kuwait ifite 101.5 billions. Noneho Russia ifite biliyoni 80. Noneho United States, ubwo niyo Amerika, ikaba ifite 74
ni ukuvuga iki n'ibice 4 barrels ni ukuvuga mu mabiliyoni. Noneho Libya ikaba ifite 48 n'ibice 4 barrels ni ukuvuga ngo Irani nako Libya muzi ibyayibayeho. Ni ukuvuga ngo reka turebe muri ibihugu byose, ni ukuvuga buretse Uburusiya ko urabukora Amerika nayo wigira amajanja. Libya ntago arayizi wa USA, uzi ibyo Gaddafi bamukoreye, urabona ibyo bashatse gukora Uburusiya wenda bugasanga bwihagazeho. Kuwait ni umufatanyabikorwa wabo. Reba Iraq ibyo bakoreye Gaddafi. Canada ni umufatanyabikorwa wabo. Iran reba ibyo bari kuyikorera. Arabia Saudite ni umufatanyabikorwa wabo. Ibyo ngibyo ushobora kubereka. Noneho Venezuela reba ibyo bayikoreye. Ni ukuvuga buri gihugu cyose kiri muri iyi si gifite peteroli. Ntegereza n'ibyo muri Afurika impamvu bataza direct bagakoresha inyeshyamba ni uko byibura tutabasha gukora refinement cyangwa se kuba twabasha gutunganya peteroli byura ngo tuyijyane ku isoko mpuzamahanga, kuko n'ubundi iyo dufite muri Afurika usanga ari iyabo. Jya muri komenti utubwire uko uri kubibona n'uko uri kubyumva, kandi niba wakunze ibiganiro byacu cyangwa se niba ukunda kubana natwe, ntugire udakoze akaba ari ubwa mbere ejo hano, ariko ntugire udakoze subscribe niba ari ubwa mbere, ariko niba usanzwe ubana natwe ibuka gukora like unasharing kugira ngo tukomeze twubake community yacu, ndetse ujye no muri komenti uduhe ibitekerezo, kuko ahangaha aba ari ahantu cyangwa se aba ari urubuga rwo kuganira kugira ngo abantu bunganirane, bungurana ibitekerezo mu buryo butandukanye. Ciao ciao, hasta la vista, stay tuned.